amazi ari sawa humura kabisa sheri wanje uri buryoherwe bizasi bagwana ni sawa kabisa abashyitsi ntibakigera muri urugo banza umuntu wabeshye ko twakennye ariko abashyitsi subusanje ntageze kurenze ntagiye kuza mwavuganye se kwaza twavuganye sora kumaze kumamagara mu kanya karibu abuze kumuma karibu mutabishaka niko mwaramutse haramutse neza umwe mu mwaramutse rwose nta kibazo bamwifitiye ahubwo mu ndeba murabona kundeba byonyine bifite bihagije rero kuntu yewe nawe wifashe wagira ngo uri umuntu umugabo ubasha no kwishyura inzu wicayemo n'umugore we mutabasha no kuzishyura kwishyura inzu n'ibibazo bya famille ni ibintu bibira bitandukanye by the way hanyuma bikangiraho ingaruka ngewe hakumva ukuntu mbwira ngiye bikangiraho ingaruka nubwo ati twavuganye twakubwira ko ugomba kwihangana ukagira kugeza ryari kugeza igihe tuboneye amafaranga ntawe abana batajya ku ishuri niyo ngo ibibazo uri kunteza nanjye ndi kubiteza abana banjye nabo bakabiteza ku ishuri ubwo mudeyiteri wazarya ate kuri botike aho mpaha nta bana bagira ntabwo bagomba kugera abana babo ku mashuri ngomba kubishyura neza no bakajya kwishyura ku ishuri none murayagumanye ndebetwa murabona aho kugira ngo muyame nibura ninaguyemo kawunga muri kunywa amazi y'icyayi amazi ariko y'abantu baba mu nzu yawe ntago kutumenyera gutya ntago abantu bari mu nzu yawe ngewe inzu ni nyinshi muri Kigali amazi nayo wayanywa inzu niki ni nyinshi ntago wisubije uyisohokamo uganya undi akayinjira amashima Imana sibyo byose ukizi none utangiye no kunyurira no ntago kugucyurira ngewe ntago kugucyurira umugabo mugenzi wanjye sibyo ntabyo ubugabo mugenzi w'umuntu n'umugabo niba kwishiriza bamo umva nkubwire uri kunyumva neza baby utangiye gushwitizanya imbere yanjye reka se batubabariye gato gusa ndiye ntabababari reka mvugane ndiye ntabababari usohotse tuvugane asuke so umva amafuti y'umugabo wawe ugomba kuyamenya mukanafatanya kuyakemura nta nubwo nshano kugira ngo tuganire wabyumvishe akuse twumvikana iki twumvikana muri nondo sinjye waje kwikodesha none ko ushaka kuzana ibibazo byanjye nawe na famille yanjye ibyo bibazo ni ibya famille yawe ahubwo ntago ari ibyawe gusa no ntago making a sense ubaye n'umugore ukunda umugabo wawe wakamufasha ukamugira n'inama mwizi stress muzazi kumuzo gora mwishuzwa dutera ndi kuzibotera uko nyine amafaranga yanjye ngo mamba ngo turye iki ngo gutye tumuntu basha kurya kwishinzo ntago bihari mite yo kurya no kubaho so binyibukije reka mbigusubiriremo muri kipangu cyanjye sinkeneye kuzojya kumva impumuro ngo mwatetse neza mwatetse amanyama none nshonje mufitiye amafaranga mwanze kuyama yewe nkakubona usohoka n'ubukositimu wigira utya bose ubona nge ntakeneye kwambara neza kurya no gukodesha inzu n'ubuzima bwa buri munsi bihurira hehe none urashaka kubisanisha no kuba wanyicisha inzara wowe uri kurya neza wambaye neza ntabwo rero mbona abashyitsi binjira hano banyuziza toilette zanjye zabuzuye ubu ninjye kuve nambaye gutya atari mwebwe iyi shati urabona imeze ite ntambaye ubusa ukongera kumbwira gutyo ndagusanye ntabwo wajya kwidodesha akayakura randiro babarira ntunkoreho niba turi amafaranga mwayambaye se n'amahoro mwayambaye inkoraho nawe ngo nkuwambara icyifuzo cyawe ni ikihe icyifuzo cyanjye namaze kukubwira ko sinkeneye impumuro ibyo byiza impumuro wabyumvishe sinkeneye kubona mu bukositimu witembereshwa nkaho uri boss ko wajyaniwe wubatse wabyumvishe ni iminsi 15 banzu nyishira yundimo ikindi kandi neje kubihaniza kugira ngo ibyo byose mbabwiye nzongera kubyumva wabyumvishe nzongera kubyumva muzasohokera mu gipangu nzabona undi mupangaye muzima mwabigoje kandi iminsi mbahaye ibiri kugira ngo nanjye mve mu bibazo byose ndimo hasone okay akagabo siko kari kanyishe animbuye igishi na tatuwaje yanjye yaribyimbye ariko noneho sheri umva ikibazo rero aho birimo kuva byose guteka uzi ko mbijije icyunzwe rero ukuntu umeze ni ugushaka ukuntu duteka ibiryo bitari bumuhumurije yarashonje uriya turateka iki abashonje suzi ko cyane tuzajya duteka hejuru dushyireho amakoma kugira ngo ubu kudasoma abashonje bahumurirwa n'amavoka n'ibiki byose
Shangiye ndumva. Imyumbati ze ndayibasha. Ntabyo simbishoboye ntabwo bayida bisingana na birya. Okay, nukubifatira ingamba rero ndabona kari akagabo ni kabi cyane kana kwica kari kanyishe icyunzwe kirambize uzina amahane ngira mbuzi uvaje Faransa kirakamye cyongeza kiragenda muri cyo mvuga Randiro reka twe tubyihoreye ada nengeze kuri rwara nkucira zara se nibaziturisha ahubwo aho buri buke ibyo ngibyihorere byo se iki Okay, genda ujye kureba muntu uze turebe abashyitsi bagiye kuza ko bagera ahangaha icyo dukora. Yuranze ko ndi bubikemure mu kanya. Ntago mu gikoni byatungana ko muri amasaha yagiye. Shiri kamubaze. Shani? Shani? Karame mami. Ibyo kurya ntibiraboneka ko papa wanyu ashaka kugenda. Byatungana. Bategura ameza. Dena akagenda. Chebundi ubundi wakererewe. Itekereye hano umukobwa wacu nayo nsigaye mbona ntazi. Hano kumbwira kikoso. Zana n'amasahani wawe yakererewe. Muryohere. Urakoze. Shiri bino biryo ko bihumura. Yahumura Umukobwa yabikoze rwose dore ko niyigenje noneho. Umukobwa yabikoze uko wigenje. Mana yawe. Nababwiye ngo iki? Nababwiye wowe ntabwo twaganiriye. Watubwiye no mu gitondo twabonanye nkugirira umvaga ndi kukubwira ngo iki ibyo bikura ikintu cyose cy'ikiryo muzajya mutekana ugiho nahoze ndi hano hanze tugiye kwitwa n'inzara numva mwatetse tugiye kwitwa n'inzara umva rero tugiye kwitwa n'inzara na nijoro ndagaruka mugiye muteka ibindi ntabwo biba ntabwo bikaba ngaho ngo ni musohoke mwende tujya hehe isohoka tujya hehe